ntago numva ukuntu yatoraguye umukobwa w'inkumi ungana kuriya w'amabere n'ikibuno kimeze kuriya n'inzobe yaka kuriya ngo abure gutoragura impinja ziri kurya umwanda mu muhanda byibuze ngo abareza nzanira kugira ngo nzirere zikure ahubwo akazana umukobwa w'inkumi y'amabere angana kuriya swat niba atari uwateganya kuzasambanya ashobora kuba ari uwo yabyaye ku gasozi canga ujye kuri bya tore twisa we ariko buryo buro bwinshi nibugira umusururu koko kandi ubu mpibereye naba nabikoze umva muko Kevin Karame mubyeyi Niriwe buretse kwigira haguruka igirayo niko ubu dufite sangaye ngiye kura kuri sare ko shako sasa zageze gereranya ukurikije mu gitondo aho banywereye icyayi ukageza izi saha ugereranyije urumva hashize amasangaye twanyweye icyayi nka 2:00 n'igice kandi tugera mu masaa 7 gutyo twanyweye icyayi nka sangahe tugeze nko mu masangahe hanyuma ikindi kurakomeza ni mistake yabaye ariko ntabwo bizongera ni ikosa pe ntabwo bizongera sinzi ukuntu byanciyeho ariko ntabwo bizongera akubundi mubaza Karame iyo witegereje ubona wuzuye oya nsubiza umbwiza ukuri iyo wigenzuye ugatekereza neza ubona uri umukobwa wujuje ibyangombwa by'abakobwa kutavuga ndi kubwira ntabwo nyine sibyo kuba ndi umunyarwandakazi ariko umunyarwandakazi nkaba ndi imfubyi nta kintu ukabura n'imfubyi muri iki gihugu niyo imfubyi irimo tesese imfubyi ziri muri u Rwanda baziba hanyuma guhera mu gitondo mukamu cyayi mukageza isaha sikiriyeri iri ku meza ameza ntahanaguye reka se nkaninjira ngahamagara nkabura umuntu umwe unyitaba ubu hugiye mu bikize ndi mu gikari n'ubundi akora ahandi inyuma dufite akarima k'igikoni ndi mu gikari ndimo gukora mu karima k'igikoni bintera isesendese hari ikintu utajya wibuka nongera imbere by'useka ntukarire ujye wibuka ko utabyimbiye mu ibondo ryanjye sibyo ntabwo tumvise uzumva ntabwo wabyimbiye mu ibondo ryanjye ukantera iseseme harise amarira yaguye uri gutera imbabazi igira ari kumukira ntabwo ariko bizongera noneho icyuyu ufite cyo uru rugo nta mazi rugira kuki udakaraba ikintu cyabite ko nari ari inyuma y'ipati mu karima k'igikoni nari nawe ndimo ndakora hanyuma uva muri muza no kunyicira iruhande mami kebibiti bite makobwa sava meze neza kebi Karame makuru se ni meza Oh. ugiye ngiye kusoza nari ndimo ndagira hariya mu karima k'igikoni none se bite shiri fine neza yego wariye narish hostess kevin so guys agenda ntabwo mbizi twari tumaze kuganira kevin na keza buriya naye ndamukunda uramukunda cyane yego ese buriya Kevin umukundira iki mami Kevin ni umukozi Kevin ni umwana mwiza Kevin angira inama Kevin usura none iyo turyamye nijoro ndamukunda cyane iyo muryamye hanyuma ni umukozi ariko akaba atigeze anahanagura hano ku meza mami Kevin ntabwo ari umukozi kandi umbwiye ngo ni umukozi oya
Kevin ari umukozi nyine nuko agira imico myiza ni umukozi byo gukunda gukora uturimo two mu rugo ariko buriya ari ikintu rero buriya mba numva nshaka ko tuganiraho njye nawe wibuke ko umukobwa wanjye mwiza kandi mama aragukunda sibyo subize buriya rero ndiwe ntabwo najya nk'umwanya wanjye kuri Kevin ntabwo wakagombye kumutinda ngo mukunde buriya Kevin uzi yaraturumbutse agwanga avuye Dadi wamuzanye ariko ni dadi atubwira ko ari umwana ukwe ku muhanda kandi n'umukobwa mugenzi wanjye of course abana bose abonye ku muhanda azajya yikorera nzanire akoma minu ntabwo yazanye undi n'umwe wenyine rero uriya mwana ukuntu mubona mbona yanatwara n'ikinyendaro bakaba babiri muri uru rugo oya Kevin ni umwana mwiza ntabwo yabikora kandi aragukunda nawe yumva n'ibyo umubwira arankunda yarabikubwiye yego uriya mwana ntabwo mukunda mami kubera iki mwana reka mubwire untege amatwi yumve buriya iyo nitegereje mbona abagabo ni abanyabwenge uriya mwana ntabwo njya nemera ko so yamutoraguye uriya mwana se ashobora kuba yamugiye ku gasozi akamunzanira mami gute nawe uri kunshanga dadi ntabwo yatubeshya yatubwiye ko ari umwana yabonye ku muhanda kandi ndamwizera dadi ntabwo yatubeshya ya nibyo papa we ntabwo abeshya kubera ko uri umwana ntabwo ushaka kumenya ko abagabo babeshya ariko yanamugiye ku gasozi ntabwo yaza ngo abitubwire ntabwo numva ukuntu yatoraguye umukobwa w'inkumi ungana kuriya w'amabere n'ikibuno kimeze kuriya n'inzobe yaka kuriya ngo abure gutoragura impinja ziri kurya umwanda mu muhanda byibuze ngo abare zanzanira kugira ngo nzirere zikure ahubwo akazana umukobwa w'inkumi y'amabere angana kuriya swat niba atari uwo ateganya kuzasambanya ashobora kuba ari uwo yabyaye ku gasozi nyamara icyo kintu ujye ugitekerezaho umwana wanjye uvuga njya kubyizera ariko nanone se papa ntabwo yabikora nawe ntabwo yabikora cyari umwana ntabwo wabimenya nanone ako ntabwo yabikora ntabwo yabikora pe ntukanabitekerezeho cyane iyo uri mukuru uratekereza nta kuntu icyo kintu ntagitekereza none se shyira muri logique nturi umukobwa umaze kugera muri segonderi sibyo none se gute mu muhanda harimo abana bangana gutya ntubizi n'ujye bacaho banywa kore bari mu bintu by'imyanda batoragura imineke bajya muri za ruhurura batoragura ibyo kurya batoya wazana mu rugo ukamuzamura agakura akavamo umwana w'umukobwa mwiza akavamo umusore mwiza kuki abo ngabo atari yagiriye impuhwe ese kuki utabaza ubwenge ngo wibaze impamvu yazanye uriya nkumi mami nyine ndabyumva ibintu uvuga atabikora uracyari umwana mwana wanjye uracyari umwana niyo yabikora we ntabwo wabimenya okay cya mu maso tugiye kubitekereza none ngiye kubyirebera ngewe ko mana agakobwa ngiye kubyicungira nge nzakubwira sawa genda ubirebe ngaho haguruka umushyire iki kirahure ndagukunda kandi ndagukunda sheri mushyire yose agakobwa kanjye ni keza sorry ubundi se wamenye icyo kukiri uruhinja umuntu w'umukobwa ubu se uracyari koza ibyombi z'isaha nabanje gutegura Nadia breakfast wabanje gutegura breakfast ya Nadia kuko iyo yari ihariye yavuze nagayishaka banza mutegurira nyine isanzwe yashakaga usanzwe ugeze iki utarangiza koza ibyombo nubwa mbere bibaye ariko ntabwo bizongera wabyutse utinze wabyutse sangane saa 12 ubizi ko ugomba kubyuka saa 11 ugategura umwana amazi yo gukaraba ukamukora breakfast warangiza ukoza ibyombo ugatunganya muri dushe aho yakarabiye sibyo yego
none uracyari mu masaha meza. Ninde se wakubwiye ngo wiha andi masaha arenze yo kuyo nakubwiye ugomba kubyukira? Kuri nibwo bwa mbere bino bintu bibaye ntabwo bizongera. Ariko ubundi ndeba hano, ndeba hano mvuze ngo iki? Ntabwo bizongera. Nibwo bwa mbere bino bintu ariko byari binabaye n'ukuri. Hari ijambo ntajya nkunda kumva mu matwi yanjye. Ijambo rivuga mbabarira, sinshaka n'undi munsi kuzongera kumva ngo mbabarira. Uranyumva neza? Nsubiriramo, ugomba kubyuka sangahe? Saa 11. Ukagira ute ugategura umwana amaze yo koga. Warangiza ukamutegurira breakfast. Akamara kuyifata woza ibyombo ujya gutunganya muri dusho ya kabiri. Siko bimeze? Niko bimeze ntabwo bizongera. Ubu dushira siteko. Urabizi ukuntu hasa? Ngiye kwitamo kwa kibyombo nari mbisoje ngiye kwitegenda amategure mwajya kuyikoresha isa neza. Ariko banza nsigaye ndi marayika cyangwa nshobora ese niki cyakumaze ubwoba? Ntabwo nukuri Imana bizongera ndarahiye imbere y'Imana ntabwo bizongera. Nanjye nsigaye nitekereza ngasanga nshobora kuba narahindutse. Cyangwa bijya gutangira mwabanje kundoga. Ntago ari ukuntu ari nsanzwe, nta muntu wamenyeraga. Nta n'umuntu wasuzuguraga. Mvuze umuntu noneho wowe. Changa ujye kuri bya toilet twisa we. Ibiki bitasongera. Wabibonye amazi ya toilet kwasa. Aya mazi nzaka kunywesha. Wewe neza. Ndikundira hano. Wabibonye. Nje nta mike. Ntabwo nkina nawe. Ndagukunda urabizi. Ibi ndetse ubu nguyu ni umuti bajya bashyiramo. Ibindi bureba no umuti. Sibyo? Naho hariya nakurungurukishaga. Iriya biba ari umugese wagiyemo iyo umwanda wabaye mu mwinshi. Ndi gushyize uzajya tuzengurutsa kwirekaga. Hariya bamurukaga kuriya. Nyine mama ari kunyega ukuntu tuzajya twuze kuri tubone. Umwana mwiza. Nese ko amaso ari konje. Ingora arwaye amaso. Ariko humura nzakugura net. Tura amaso yatukuye. Kevin, amaso yatukuye. Nadia wewe gupfa, Nadia. Amaso amwe ariko ngira ngo wabyumvise kuri ya nyine haba hameze hano ni heza hasa. Ahangaha hatandukanye na za toilette zo mu cyaro z'ibiti. Ibyo nakwerekaga dore aka kureba ngira ngo wabibonye ko ari akaroso gakora muri toilette. Uzajya ubikora neza ko urabikoraga. Sibyo ndagukunda. Igo murakoze we. Ndagukunda mama. Maso yatukuye. Umwana ndashaka kumugurira rinete. Urana ndakabije? Urakabije. Nzakugura rinete. Ese kuwe ikimana ngira abandi twarikagira nabisiga. Oya ntabwo wowe ntaho yakujyana ko yambabaza. Irabizi ko ngukunda nta nshaka gutwara. Sibyo? Kandi amakobwa kandi tugukunda sheri. Umva bebe. Nta kintu ushobora kuba. Turagukunda hano mu rugo turakwishimira. Hari ikintu tukwimase? Hari ikintu tukwima? Oya nacyo. Nasi toilette nziza hari ukundi wajya kuyibona? Ndakuvuza amaso sheri. Nadia, shaka kwipfira. Oya wipfa kandi kuki ashaka gufata umushaka ko? Nadia mbabarira. Nadia mbabarira. Ndakujyana kwa muganga. Sibyo? Ndakuvuza. Amaso ngo yamuraje ijoro, ngo yaraye aribwa amaso, barimo arokerwa nk'ari mu rusenda, niyo mpamvu ameze gutya. Nguhire. Tukuburira amaso. Biri gushira muguhire sheri muguhire. Erego ni nka mukuru wawe. Nadi.
mufata ni nka mukuru wawe niyo mpamvu mbakunda mwese komeza umwiteho ni mukuru wawe sibyo sheri ndagukunda nzakuvuza amaso sibyo ndabibona ko uhangayitse sibyo ngayihangana nzakuvuza kibondo kandi urabifunga ukunda sibyo nazi sigara wita kuri mukuru wawe sibyo umuhoze umuhuhire umuhoze neza kugira ngo atuze sibyo amaso ngo yaramurye ngo yarayicaye mu kiraho kanyagwa mufashe Paul ndabizi nuko ubibeshya ndabizi ko ndashaka kwifasha oya witwa mama atagukunda ngenda nandi ubu buzima buragoye kubaho muri iki gihe ari umwana w'imfubyi n'ibi nta muntu ugukunda niyo ufite isura nziza gute usubize ko njye nandi ngiye gupfa nandi yawe ndagukunda Kevin ndagukunda ibyo mama byose agukunda ndabizi kumana yanjye nandi ubu koko nacumuye igikibona ntacyo kandi uri umukobwa mwiza sibyo ntabwo ndi mwiza ni mwiza mu maso yawe Imana yaranyibagiwe nandi ndekura nshaka kwira nandi ndekura we nandi yawe nandi yagiye gupfa nandi yagiye gupfa nandi ariko mana kubera iki wakoze bino bintu Kevin ngenda gukunda n'ukuri kandi cyane subize ko mukunda kandi na papa wanjye aragukunda nubwo aba adahari kandi Kevin ndabizi ko uzavamo umukobwa ukomeye cyane rero ntukagire subize ko njya wenda kukubwira turyamye kumva mbona uzabona umusitari rero w'intembuha sibyo nandi yawe ngiye kwipfira nandi yawe ibyo unyuramo biruhije inshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka tuyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo wabihishe ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo ritahera byuzera kevihangana nandi urakoze cyane ariko mbona muri iyi si nta kintu nsigaye usibye kuba nashaka kuyiseze oya ngenda gukunda subize ko mukunda uri umwe mu bantu batuma mbona ko ari ikintu Imana imfiteho umugambi kandi nta kintu Imana yavuze itagisohoza mu buzima bwacu ndabizi neza impamvu nari napfa ifite umugambi kandi ifite isezerano ryashaka gusohora Mana ushima uhabwe icyubahiro kubw'uyu munsi umpaye ku buzima bwanjye ntabwo byagakwiye Imana wipfubye ko ntari kuba gihumeka urakoze cyane Imana ikomera umugisha ko nabashakaga nta kibazo agahushya bababwira wadushakaga njye nande niwe mubyeyi. Kevin ngenda gukunda subize ko mukunda kandi na papa wanjye aragukunda nubwo aba adahari subize ko njya wenda kukubwira turyamye kumva mbona uzabona umusitari rero ntukagire wadushakaga njye nande
uranshakira iki Felasi ako kuki uhora ushaka kunyikubaho iki cyakumaze ubwoba ku buryo buri kanya uba wazuza wa mukobwa uri muzima iki kintu mpora nkikubaza uri tayari mu mutwe wawe ubu waruje kunyicara iruhande warasaze cyangwa nuko iyo mfite ikintu nashaka kubabwira kora gusa nakwita ngenda ntabwo nari gutinda nukuri munyemereye byaba byiza kurushaho mwamukoze cyane uvuze ngo iki munyemereye byaba byiza kurushaho mwamukoze cyane ngo uvuze ngo iki imbere ntabwo numvise ibyo uvuze nashakaga n'ufite ikintu nshaka kubabwira ako abubwira ni bande ninde nande mbese we mubyeyi ako rero nzakuvuza ushobora kuba ufite ikibazo mu mutwe urumva ufite ikintu ushaka kumbwira wa mwana we urashaka kumbwira iki se ndumva mfite ikintu ushaka kubabwira wowe mubyeyi nshaka kubabwira ushaka kubwira abantu bangahe hano mpicaye ndumwe mami nashakaga kukubwira okay icara umbwire maze nanjye ntega amatwi ye numva ikintu ushaka kumbwira mvumvuraze mami icyo nashaka kukubwira nashakaga kugusaba imbabazi kubw'ibintu byose byabaye no kubwo ko nshobora kuba nkutera umutima mubi mu bintu nateguye ni ukumbabarira ntabwo bizongera nyine ni umutishima ni ukuri ntabwo bizongera umbabarire ubikuye ku mutima ikintu cyose naba naragukoreye kikagutera agahinda kimbabarire ntabwo bizongera nakwimye ibyishimo mu rugo rwawe kubw'impamvu nanjye ubwanjye zitanurutseho nubwo wari ubona ko nuzuye ariko nanjye mfite ubwenge ndatekereza ntabwo nakishimira kuguma mu rugo rw'abandi mbangana ni ukuri mubyeyi ndagukunda cyane cyane pe cyane ntabwo naherukaga guhura n'abasazi niko se muko wambujije umudendezo mu rugo rwanjye niki ibyo umpahiye wambujije umunezero kuko haba wambujije umunezero guteze ubundi se ubona waha umuntu umunezero nanjye bizongera ni ukuri mbabarira ubikuye ku mutima reka rero mubwize ukuri wa mukobwa we buriya ntugire ngo hari ikindi naguhoraga mbwira ukuntu ngira mu buriri bw'umwana ukaburyamaho ubu noneho utumye mbishyira ahagaragara intambara zose ibibazo byose biterwa n'uburyo wowe umfatira umwana uramenyera wowe ingegera mayibobo ukifata ukangira mu buriri bw'umwana ukajya kuburyamaho oya ukaryama mu buriri bw'umwana wanjye ukajya kurarana nawe warangiza ukanamufata ukamwogesha ibyombo sinzi wenda burira namukubuza sinzi niko nta n'ikindi kintu mfana uretse icyo ikababwira ukuntu byabaga byanjye Nadia ni umukobwa mukuru Nadia ntabwo nari kumubuza koza ibyombo yabishatse ngo abyange akasibye ko mu busanzwe naryamaga hasi Nadia imvura yari yaguye arambwira ati ninze nta kibazo ndyame ku gitanda cye ariko ntabwo bizongera Nadia ni umwana ibyo kuva mu mukobwa mukuru ntabwo munganya imyaka ntabwo umwana agomba kuvuga ibintu
ubu Nadia azaguhamagara ngo ino muri firigo ufata umuneke uti kuko Nadia bivuze ndagufasha ngo ino ufata usuka amatumwe uti kuko Nadia bivuze ndagenda yasute ndamwe ujye umenya ngo Nadia ni umwana ibyo yavuga byose bikoreshwa n'ubwana uri ko nyumva neza Nadia arambwiye ngo nze ndyame nta soni ujya kumuryamira mu buriri ntabwo bizongera njye nkumenyesheje icyo mpfa nawe n'ubundi mami wambereye umubyeyi naragukunda n'ubu ndacyagukunda ariko ubuzima mbayemo hano ntawe butaniye nubwo nari mbayemo mu muhanda hanyuma niyo mpamvu muhamagaye umusezere ubwese ndagiye ngiye gusubira mu muhanda ariko nukura mbabarira ku bwa buri kimwe nakoze kitagushimishije nagerageje kukubera umwana nawe wambereye umubyeyi ariko nukuri ntabwo wigeze unyuma gusabye imbabazi mbikuye ku mutima nubwo ngiye kugenda ariko nzahora mwibuka mwambereye ababyeyi beza ariko ubuzima mbayemo muri uru rugo naho butaniye nubwo nari mbayemo mu muhanda umutwe wari uwushyize muri wese ejo bundi umuhanda nararaga munsi y'ikiraro ariko nta munsi n'umwe bigeze kugerageza kundisha amazirantoki ariko mubyeyi ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima igihe kirageze ngo nigendere nsubire mu buzima bwo mu muhanda iyo mubyeyi mbabarira ntabwo nzongera reka mbwire naraguhohotera bikabije ndetse bikomeye umudendezo mu rugo rwawe ngaho ceceka ntongere kurira ngaho ceceka narakubabaje ceceka kuko ndabona muri uru rugo ibintu bikora ariko mana wangize imfubyi ndemera mugenzi wawe yambwiraga ko uri umwana mwiza nkaguhohotera ariko mana nagushimiye gukomeza kuraba amateka ku buzima bwanjye isanzure uri umwana mu rugo wumve ko Nadia ari murumuna wawe icyo ushaka cyose ukirye aho ushaka hose uharyame ibyo wifuza byose ubikore ariko ntusubire mu muhanda narakomeretse ku mutima mfite igikomere ku mutima ngaho ceceka sibyo ntabwo bizongera Kevin ntabwo bizongera karame mama karame ntabwo bizongera ngaho ceceke ntabwo bizongera sibyo wisanzure mu rugo hano ni iwanyu nzakurera nk'uko ndera Nadia nzagushyingira nk'uko nzamushyingira nzakubera umubyeyi ubuzima bwawe bwose ni Satani yabiteraga ntabwo bisongera ariko mama ufite ikintu wasezeranye ku buzima bwanjye ndemera ababyeyi humura mama ndagukunda cyane nanjye ndagukunda ntabwo bizongera ni Satani yabikoze nakekaga ko umugabo wanjye yakuzanye afite ibintu humura ntabwo bizongera ngaho tuzi sibyo ngaho tuzi umenye ko Nadia ari murumuna wawe murakoze mana wagucyubahiro mana Nadia we mana imindiriye ujye umenya ko yari mukuru wawe uzamukunda ubuzima bwawe bwose icyubahiro mana urakoze mana imindiriye amateka waguha icyubahiro mana urakoze umubyeyi urakoze ku byara bwawe